Abe. Amakuru y'iminsi. Ndaho ndashima Imana. Umeze bo? Ameze neza. Fiance yarabonetse. Umeze neza. Avuye he? Kupfunduye fantasy. Ndayipfunduye nuko mbuze nuko nywa base. Tugutiza kara. Ndayipfunduye ivide ritarimeneka. Bitewe n'amagambo y'isumbwira. Ndabuze sherisha. Icyo kibazo ntacyo nzi. Kuko nanjye ntacyo nakoze ngo mubone. Rero nugutuza gusa ugasenga, urumva? Nugusenga ukabwira Imana ati Mana, ariko uri kubona imyaka itari kugenda. Ushatse wandeme akowe mureke mbabazi. Reka nibarize bakunzi wa Tayari TV. Sibyo? Mureke mbabazi. Yego. Narababwiye ngo ndiyemera. Sibyo? Kandi koko ndiyemera. Ariko ntabwo niyemera ku basore, ntabwo mbiyemeraho. Nabuze nuza basi ngo mwiyemereho. Ese basi murabona ndi mubi cyane ku buryo ko mutari kumbaza akazina. Mwabagize umuryango wa Tayari TV. Bakunzi ba Tayari TV, reka tubahe ikaze kandi duhe n'ikaze mutumirwa wacu. Tugize amahirwe yo kongera kumubona. No waganirije abantu mu kiganiro yaduhaye ushize, abantu bagira ibyo bakibazaho byinshi. Twifuje rero kongera kumutumira. Umuntu ukata amakorosa ahantu henshi hatandukanye, mu kanya tubwiraga iby'i Burundi, basanga avuye Busajya cyangwa n'ahandi. Reka rero tuguhe ikaze kuri Tayari TV, turakwakira tite. Murakoze cyane. Abakurikiye Tayari TV, reka tubibutse ko umuntu wifuza gukurikirana ibiganiro neza atagize na kimwe kimucika ko yakanda kuri kakantu k'inzogera ka subscribe agakandaho kugira ngo igihe hagiye ikiganiro ajye abona notification y'uko hari ikiganiro kigiyeho. Kandi ntabwo ari ibintu rwose bigoye, nta nubwo ari n'ibintu ntacyo bimutwara, ntacyo bimuhungabanyaho. Rero kugakandaho udushyigikiye nta kindi, nta kintu bikugabanyirizaho. Rero uwo mutima mwiza muwugire kandi ndabizi ko muwugira abakurikirana Tayari TV. Ababikoze kandi namwe mwarakoze cyane, mukomeze mujye mukanda like, Bashireho na baduhe commentaire, bashyireho commentaire kugira ngo tumenye, cyangwa se mutange ibitekerezo kugira ngo tumenye icyo twakongeraho, cyangwa se mugire n'icyo mubaza umutumire. Titi, amakuru y'iminsi. Ndaho ndashima Imana. Umeze bo? Ameze neza. Fiance yarabonetse. Umeze neza. Avuye he? Kupfunduye fantasy. Ndayipfunduye nuko mbuze nuko nywa base. Tugutiza kara. Ndayipfunduye ivide ritarimeneka. Bitewe n'amagambo y'isumbwira. Ndabuze sherisha. Oh yes. Nukuri. Se wese wavuze umuhungu ufite ugendera ku bintu byinshi muremure. Oya, none se. Ajya nyibutsa muremure. None se kuvuga ngo inzobe. Oya, kuvuga umuntu muremure wubaha Imana, sibyo? Ibyo ni ibintu birenze. Nube mugufi gusa ntube inzobe. Ibindi hari ikibazo. K'abantu basigaye bona abantu bose babaye inzobe. Nyine nta kundi, ubwo nyine uko Imana izanshoboza nari. Ubu Anita Pendo niwe babajije, baramubwira, "None se Anita ushaka umugabo umeze ute?" Ngo waza wese ngewe ubu ngubu nta kibazo. Barangije amubwira ngo ya, ubwo se ngo aje ari mugufi cyangwa ari inzobe ameze gutarangije. Ngo ngabo babivuga ni babandi bafite imyaka 10 n'ingahe muri 20. Uzabugise mu myaka 30 uri kabakaba 40, nurangiza ujye kuvuga ngo nkeneye umugabo umeze gutya na gutya. Aho nushaka kubaka mbabarira, ngewe umugabo uzaza ngo nzamwemera mwebwe ntago yakareka. Ibyo si ibyanjye. Rata nshaka umugabo uko ameze kose. Reka tuvuge kuri ako kantu mbere ko tugera mu kiganiro. Ubundi umukobwa ushaka umugabo yakora iki? Ugeze igihe cyo gushaka kuvuga ati ngewe kigero cyawe mbese ni iki yakora? Icyo kibazo ntabwo nakigusubiza. Nese ungiye ko nshaka umugabo, nshaka kwiyubakira, ko nankora iki? Ntangirekanye kubaza. Nabuze umugabo. Urumva nkora iki? Nkubwiye ngo wakora iki? Umva nyine, kandi naramubuze nyine. Nkubwiye icyo kintu nyigusubije, nkakubwira ngo wakora iki? Nawe uri komaderi wakumva abakunzi bacu ngo wewe kutagikoze icyo. Niwe udashaka kubaka.
uri kumva gusa nyine ikintu cya mbere ese ubu navuga ko ari iki oya icya mbere ariko da ikintu cyica abakobwa ni kimwe reka banze mvuge iby'abahungu wenda kugira ngo ngutinyuze kumbwira neza uko bigenda amuhungu ese nge natinye ndi kubona udashaka kubimwe ndi kubona uko ubundi baravuga ngo ushaka inka aryama nkayo sibyo uwo ni ushaka inka ushaka umugore abigenza gute niba ari umuhungu aramugara uritegura akavuga ibyo mfite bihwanye n'ubushobozi mfite niba ari igitanda niba ari matera niba ari burabura ukavuga uti ntabwo nabimarayo byose kuko hari n'umugani w'ikinyarwanda baca ngo nteze ko bigwira ngo byagenze gute berenze afata arongoye hano simbizi abazi uwo mugani muzadufashe kuri iki kiganiro ugiye mu migani aho ngaho ntacyo wategereje ko bigwira berenze afata arongoye sibyo bivuze ngo umuhungu arareba umusore akavuga ati ubushobozi bwanjye ni ubu ngubu ahasigaye ngiye gushaka ariko reka nkubwire wemera ko hari n'abandi bahungu uwo ni umwe hari n'abandi bahungu bavuga ati ko mbonye akazi sibyo nari maze igihe nta kazi na kamwe mfite mbonye akazi aha hantu sinakwizanira umugore urumva kugira ngo kano kazi amafaranga nzajya mbona amfashe kuyajira urumva aho nta kintu kimwe arabona ni uko avuze ngo wenda mbonye akazi cyangwa mfite duke reka nzane umugore amfashe ukuntu twagira gute umukobwa we ushaka umugabo ugeze igihe cyo kurongorwa we akora iki bigenda gute mana we umva icyo kibazo ntacyo nzi kuko nanjye ntacyo nakoze ngo mubone rero ni ugutuza gusa ugasenga urumva ni ugusenga ukabwira imana ati mana ariko uri kubona imyaka itari kugenda ushatse wandemera nini ni mpamvu mbwira umugabo ugeze igihe cyo kurongorwa akuza akaba yatigiye igihe cyo kurongorwa igihe cyo gushaka umugabo ni iki ngiki nakubwiye ngo abakobwa ubundi bari gukora iki akora iki abakobwa turasenga uretse dukora iki kindi nzaza nginge kwiteretera umuhungu nkubwire okay birashoboka ndashobora kukubona nkagutereta ariko ninkutereta hari igihe bitakunda kunyemera cyangwa bitari bukunde ugasanga uje kwiprofita kuko njya kwitereteye nisinza nagutereta yego ndaguteresa urukundo ruraje mite ngo tujye no mu mago ntibyo kunda aho ngaho ni ugusenga gusa ugategereza ko imana ikuremera ikakohereza wenda nk'umuja bakavuga ati mwana reka ngushyire mu rugo kuko twe nta kintu wakora n'iki kitari gusenga ese urumva umuhungu areba umukobwa agashaka akanimero ke ka telefone cyangwa se akajya agaca muri za nzira zose kwa kundi bajya bakubaza nyine babandi bose ujya uhakanira nyine makanira ndetse shano nuko nabuze no makanira akowe mureke mbabazi reka nibarize bakunzi ba Tayari TV sibyo mureke mbabazi yego narababwiye ngo ndiyemera sibyo kandi koko ndiyemera ariko ntabwo niyemera ku basore ntabwo mbiyemeraho nabuze nuza basi ngo mwiyemereho ese basi murabona ndi mubi cyane ku buryo ko mutari kumbaza akazina nkaho nyibarije ndi kwibwira abantu bari kutureba nyine ndaje ni ugutambutsa no kwimana birababaje ndashaka kumenya icyo umukobwa wakora ni ukuri kwimana ikintu ukora na kimwe atari gusenga umukobwa nta kintu yakora pe ni ukuri maze hariho abakobwa ufite umvase iyo nzu yarayubatse uri kumva akazi keza aragafite iyo modoka arayifite buri kintu cyose kivuga ngo ku buryo yakwinjira ukavuga ngo uyu ni ibona hano ni kwande ni umugore w'umugabo uri kumva ariko akabura umugabo uri kumva kandi ibintu byose arabyujuje akabura nawe wundi basi udafite ari buzane ngo yicare muri bya bintu akamubura uri kubyumva niyo mpamvu mubwiye ngo ku bakobwa amubura gute se nyine icyo nicyo nshaka ko reka nkubaze ubundi aramubona n'isabwa aramukura mwiza afite ubushobozi wenda budahambaye ariko arabona muzima afite amaboko mazima afite ubwenge afite ubushobozi buringaniye none se mbabwire imana yaduhaye ubwenge bwo kurondera sibyo imana yaduhaye ubwenge bwo kurondera turarondera pe dushakisha ibintu tubigwize tugwize imitungo n'iki urumva ariko ntabwo ari twe tuzirongora mutaje ngo mudusange mutubwire ati nagukunze reka dukore gukwe ngenze tuzirongora se ni mwebwe mugomba kuza mudusanga mukatugezaho icyo gitekerezo mukumva ko tubyemeye tugakora twebwe twicara tubategereje nk'abagabo
turicara tugategereza ati mana umugabo wanjye azajya ari ohereza base nyine wowe ukora iki nakubwiye sinagigusubije nukwicara ugategereza ukanasenga nta kindi ntese ngareka nkwereke da reka nze mutere tubona nani twitere ubu ni ngutereta rindira ni ngutereta sinabuze umugabo nga basi reka twikundanire urabyemeye se araba mama bajya bakora ikiganiro hano kuri Tare TV ngira ngo utahari tuzabashaka n'undi bajya baza gutanga ibiganiro bazatubwira ku nta kintu umukobwa yakora gusa ikintu kimwe ubona kugeze muri Amerika byanze mani nabonye hari akabanga nabonye mu bakristo mani babarire urumva ukabona uragenda ugasiragoringa iki ukagenda ukenjoyinga isuka imenya sibyo ubanje gusiragoringa ubonye ko ari akantu gatangiye kuza waze kukabona kakandi gake kugira ngo basi ugende unashima Imana cyara akantu kaje ahubwo ati umwanya wo kwenjoyinga ya minsi namaze ndi muri check nko nabyita ngiye kwigaruza nanjye nishime na enjoying sibyo okay imyaka 10 tuvuge ugeze muri 20 ugeze muri 25 uri kwenjoying 28 uri kwenjoying 30 watata ukabya bintu ko muri byakaze 31 2 utangiye kubona nta muntu muri uzikira umukobwa nabonye sigaye itakora uziko abakobwa benshi bahita bayoboka isengero mara ugasanga agiye ahisaba umukristo urumva agiye muri korari abaye protokole abaye buri kintu cyose mu rusengero ninde wagiye akaba yitanze gusenga ebwana amasengesho mu gatondo yahageze uri kumva kuko yabuze umugabo avuga ati basi nabona biri kwanga araza kuvuga ati harimo cyangwa hagira umuntu uri buze urumva nindira hagira umuntu uri buze mu itorero niyumva ndirimba neza azabaza amakuru yanjye wakicara mani dusigaye tuyoboka insengero atari uko dushaka gusenga ahubwo tubona byanze turi ko niba umugabo tumubuze mu bisi twigire mu ntuza ntukuri ubwo ugiye gufatirana abakene uya saba cyene none wowe uragiye gushakisha umukene cyangwa uravuga reka nigire mu kandi uzarebe iyo yinjiye gutyo mu rusengero urumva iyo birangiye amaze kubona uwo mugabo bana muhaye paseri bagasezeranya bavuga ati umukozi w'Imana n'ibiki umwaka wa mbere abari kugira gute gusenga yameze yakanga ubundi umugabo nashaka samubonye atangiye kwenjoyinga gusura muri bwa buzima bw'iki kurimba nabyibage kuko icyo yashakaga ntabwo agiye ari uko akeneye gusenga agiye gushakisha umugabo kandi reka nkwereke ikintu nabonye mu bantu abantu basenga cyane bamwe n'abamwe mu masengero zimwe na zimwe ntago umuntu wo hanze aturuka hanze pastor aziko cyangwa undi muntu aziko muri korari yiwe harimo abakobwa batarashaka uramubaza gitakubwira ati hari n'abapasiteri numvise kuri iki gihe areba umuntu agatavuga ati Imana imbwiye ko uriya reka mbahoze uzagira gute muzashakane ngo ni Imana ibivuze mani barababeshya ntabwo ariko Imana ibivuze ubona imyumvire imeze gutyo ku bahungu ku bakobwa reka nivuge ku bakobwa cyangwa se n'ababyeyi barera yego baba abahungu baba abakobwa ubona imyumvire yo kuvuga ngo niba ari umukobwa akaba ari yarakavuga ngo nzategereza we ntagire uruhare rwe ese reka ngo bashyiraho uruhare ushaka kuvuga ni uruhe hera kuri urwo rugero wari uvuze rw'umukobwa ujya mu rusengero none se kubera iki ibyo ntabwo mbyemera urwo rugo uzarwubaka gakeya za ngeso zawe kenshi niba utabyinjira zirashobora guhita zongera sikibyo kuko icyo washakaga wakibonye tugendane ubundi kuki utareba uri mukuru byari byose rwose uri mukuru sobanukiwe kuki utareba nk'umuhungu mwiganye cyangwa se w'inshuti yawe cyangwa nawe ukunze umbwira uti ndagukunda nese ubwo ndagukunda ntabwo ariko tutabivuga sinkube mani njye ntabwo nakubona ndi umuhungu numve ngo ndakwishimiye urumva ngo no kukubwira ko ngukunda nabikubwira urumva nabikubwira nagukunze nakubonye nkakubwira ati bro nagukunze pe nagukunze ewana uri mwiza nakugiriye crush urumva wayimubwira ewana agahita akubwira wenda ukamubwira ati gusa simvuze ko kuba ngukunda nawe nkunde ariko utazabibona ukabibona muri ubusazi urukundo rwa nyarwo umwanzuro ni uwawe sibyo aho ngaho nawe uhari utegereje ko basi azagusubiza ngo akubwire ngo wenda ndakwemereye cyangwa ndakwangiye
turi kugendana none akubwiye oya wabigenza gute yego turaguma twizirike nukomeza kwizirika sibyo ukomeje kwizirika ukagira ngo urumva ewa ni wawe ndi tuza undi ko kari kwizirika n'umunsi mukunda reka mu profit agende ugasanga agiye kuguprofita niba wanda ahita gutera inda kubera iki abahungu namwe musigaye mwiyemera mwakoze inama umukobwa akubwiye ngo ndagukunda uri kumva mani abikubwiye n'umutima we yishimye uhita kana gakobwa niboneye akana ko kurya ugatugenda ukabwira inshuti yawe timani kana gakobwa kambwe ko kankunda uri kumva ukagaprofita bigasangira utangiye kumutera inda ukimara kumutera inda sasa yewe urukundo rwa kuko nta n'undi narwo mufiti bitarushira icyo cyaba ari ikindi kibazo kindi kijemo ariko twari cyo nibazaga rwa ruhare rw'umukobwa kumva kuzaruharira abahungu cyangwa se umukobwa nawe yagombye kugira uruhare rw'akavuga ngo niba hari ngeze igihe cyo gushaka ukareba umuhungu w'inshuti ukunda ukamubwira urabivuga ariko ntabwo urabivuga nkuko nawe ubwawe uri si ukuvuga ngo ni nuza gusa mu muco nyarwanda nta mukobwa akagombye kugenda ngo ajye gusa isi yamaze gutera imbere ariko nk'umunyarwandakazi ntabwo numva ko wagenda ngo ubwire umuhungu ko mukunda nkeneye ko dushingirana ariko hari geste wakora urumva mani geste ntabwo uzi amageste umuntu akora wamukokora nyine ibyo kukubwira yo utwo gusa utugifti servant kamubaza mu gihe afite nuza ari muri repuka wagenda ukamuhamagara ukamuvugisha mu gihe yabonye off ukabagenda wenda ukamukorera ayo masuku sibyo ukamufasha gutunganya inzu ukamwereka ati iyihindure gutya na gutya reka duteke turye tugire gute warangiza ukamusezera ugataha urumva suri kwitanga ejo ukagenda ugatunga niba ukamuzani akwabonye mu nzu wenda ufite ubwo bushobozi uri kubona ko hari akantu kaburagamo ukagira ejo akaza agasanga hari akandi kantu urumva wamukoreye utwo tujeste twose ukadukora urumva umuhungu rero n'ubundi iyo bitamurimo ewana uba uri reka wenda tugiye kumpoza noneho kuruhira ubusa niko nabibwiye ibibazo biri kubaho muri iyi minsi by'ingo ziri gusenyuka ubona kenshi bituruka kuki ni uko utumvikana uzi impamvu mvuze ngo cyangwa biriya bintu kudatekereza kabiri umugore abagore ubundi tubayeho tuzi yuko urumva ibyo bintu twishyire mu mutwe ko nta mugabo udaca inyuma umugore wiwe sibyo mu mutwe uko wabigenze kose buri mugore akubwira tumva umugabo wanjye ntabwo ndi siri 100% ngo mvuge ko atanca inyuma gusa icyiza nubwo tubivuga ntabwo tuba tubizi ngo tuvuge ngo nagihagararaho nkakivuga 100% urumva kuko utaramufata uri kumva none ikintu kihari kugira ngo izo ngo zitandukane habuze hari igihe ufite menshi wowe warumvishe wenda nk'ibintu byinshi nanjye mfite ibyanjye ntabwo turafata umwanya ngo twicare tuganire urumva nk'umugore n'umugabo niba abantu usanga bahuye umwe ari mu kazi undi ibereye mu bye urumva mu gutaha nimugoroba urataha mwigira mu byanyu kurya mu buriri iki nta time mu muhane yo kuganira nugenda ugiye mu kazi base bakubwira ibintu byinshi ku mugore wawe ntufate umwanya ubibike mu mutwe n'undi bamubwire abike mu mutwe uri kumva bigume gutyo bimara kuba byinshi usange ni hahandi umugore nakubwira ikintu uhita uzamuka namubwira ikindi uri kumva wa mwanya aho kugira ngo wicaye muganire mugiye guterana amagambo iyo muteranye amagambo gutyo umwe muri mwe hari igihe umwe ananirwa kwihangana ugasanga havuyemo kurwana havuyemo iki ntabwo bikizi bavuga ati reka tugende gake tuganire n'ibinanga wenda ufite inshuti yawe mwarashakanye ufite pare wawe ufite marene ufite masenyi cyangwa ufite undi muntu wa hafi inshuti yawe ukayibwira ati cyangwa ukegera inshuti ya madamu wawe urumva kuko nyinshi ubuzizi ukamubwira ati umugore wanjye ni gutya na gutya sibyo ntago nziwe ibyo anziho kuko iyo tugiye ngo kugira ngo tuganire bita biba indura ikintu musabye mfasha ugende umubwira ibyo nkubwiye ko ari ibyo muziho ngewe sibyo uri banza wumve gato uwo ngo ntagenda akabibwira umugore wawe uri kumva n'umugore azahita abwira wa wundi ya nshuti abwira ati nanjye ku mugabo wanjye bimeze gutya na gutya uze ugende uzi ibyo umugore wawe ari gutekereza nawe amenye ibyo watekereje urumva aho ni mujya guhura muzumvikana ariko niyatazamo kumvikana ngo muganire urugo rurasenyuka reka mbaruke kuri wowe by'umwihariko uri umukobwa
shaka kandi umukuru reka ndashaje ndabura imyaka 2 ngo ngere 30 ndabura imyaka 2 ngo nuzuze 42 nari nihaye imyaka niko kuri binarangira kunsuzugura icya kabiri atari proud yanjye nyine yabona kiraguraho gato kwa kundi umugabo nyine basi tubwe adatewe ishema urumva aho kuba burya aho gusuzugurwa ye mu buzima umugabo wanjye aramutse irindi kuba ari umuntu nyine uguteye ipfunwe yumvamo mbese utakwishimira kugaragaza mu bandi icyo ngicyo cyatuma ikindi kimwe gusa ariye bigeraho umugabo utamfitiye icyizere nawe waba uteye ipfunwe nanjye n'iki tukabimenya n'indani urumva utamfitiye icyizere urumva rindira utamfitiye icyizere umugabo utarakugira icyizere ikindi ntakubahe akagusuzugura ibyo cyonyine bavuga ibintu bitatu umugabo utakubaha nakugira icyizere nawe utishimye oya kutanyubaha sibyo ikindi kutangirira icyizere urumva nawe ubwawe utamwiyumvamo ube ari umuntu wakwishimira kugaragaza kandi ukaba utangaragaza mu bandi birashika kuko umugabo mugitangira urabizi ko mumeranye neza inshuti zimwe na zimwe zimaze kukumenya barakuzi bikagera hagati mwarashakanye umugabo agashaka kukwereka yuko wamubwiye sebe twarasohokaga twakoraga ibintu nibi uyu munsi ugiye hehe ngiye gukora n'inshuti zanjye zizavuye ngo none se nanjye ko nta kintu ndi gukora twasohoka ngo hoya ngo urabona ngo inshuti zanjye nimujyanamo ibikini ugatangiye kubw'impamvu ukabyumva ejo yindi uri kumva ejo yindi impamvu ukabona ni wa mugabo utakishaka kukugaragaza mu bandi aho waba uri mu bishyize katugere ku kandi kindi kibazo uramutse ubonye umugabo ubonye umugabo ukunda nawe ugukunda waba uri inzozi zawe uri kutubwira wifuza sibyo muremure ari inzobe ugukunda kubaha ukwizera wumva ari iki wamukorera ukavuga uti ngiye mbonye umugabo ibintu namukorera ku buryo mvuga ngo ndamufashe ndamufite ikintu cya mbere ni hahandi ni ukumuhata keya nimbwa keya wumve keya hahandi umva se ni ukuri icya mbere naguhata keya ku buryo utabona umwanya wo guhumeka uri kumva utabona umwanya wo gutekereza kakandi ku buryo uba wicaye ukavuga ngo ewana nk'ubu ngubu nicaye hano rindira oya wicaye nk'ahangaha mu rugo utangiye gutekereza wareba umupira ugahita ubona ko nyine yicaye akenewe ko akiri kubitekereza we wamaze gupurayinga umupira muri televiziyo urumva hahandi ari gutekereza ubundi wasohoka tayari wamaze gutegura ikintu n'imyenda byose sheri twagiye urumva gutaha biriya bintu hari ikintu nanone kimbabaza ufite umugabo umubonye umubabaye n'urugero cyangwa umubonye mukundanye akubonye usa neza uri gore ufite fresheri wagera mu rugo ninde umugabo avuye ku kazi asanze uri mu gikoni uko yagusize mu gatondo niko asanze umeze sibyo mani ngendagiye ku kazi mu gatondo wenda ndabyutse ikindi kandi umugabo wawe nutume ajya muri dushe wenyine undi mu gatondo ajya muri dushe usigaye mu buriri umariye naho nta kazi ufite nge manze mbwira abagore b'ibicucu mutuma n'abagabo banyu babaca inyuma umugabo akigendera uri kumva tukiri aho ngaho sinagiye kuri gusa nuko turahagaruka hariya mu bibicucu mugatuma abagabo banyu babacika uzabyuka mu gitondo umugabo azabyuka mu gitondo agende yijyane muri dushe aze namara kwijyana muri dushe yicagurira umwenda ari bwambare narangiza agende asange umukozi yateguye breakfast urumva yayiteguye agiye kunywa wenyine uri mu buriri ngo umukozi aramuhereza urumva ese wa mugabo wa mugore we niba umugabo wawe wabyutse before yuko asohoka cyangwa turabanza ajye kwibrosa urumva mu gihe agiye kwibrosa
nawe byuka urumva usase kwanza urumva nkubwira akantu numara gusasa muri icyo gitondo sajya kwibrosa nagaruka mu cyumba urasanga icyumba gisa neza kimeze ukundi kuntu urumva narangiza yambura amazi we wateguye muri dushe mujyane koga nta hantu hamwe waba ugiye uri kumva wowe wamubuza umwanya wo kwitekerezaho uzi impamvu nta hantu waba ugiye rindira oga reka maze nigisha abagore akantu kamwe numara kogana n'umugabo wawe ari koga imyenda yamuteguriye mu gihe ari kwitegura wenda icyayi byashobotse ko umukozi ari kugitegura yamaze kugiteka umva cyangwa gitondo kuko nawe hari izindi nshingano urimo cyangwa cyaraye muri munsi cyangwa iki genda bari ukitegurira ku meza ave kwambara asanga ibintu byose ese ubundi wabyutse kare muri ka kanya ubona asinziriye urumva tuvuge uzi ko ajya ku kazi urabyutse tegura ibintu byose utereke ku meza ugaruke mu buriri kandi ikindi wisohoka ngo uve mu buriri uri kumva uve mu buriri utabanje kubaza umugabo wawe uri kumva hari ukuntu umugore ahita abyuka akabyuka neza sheri waramutse ugahita ubyuka uragiye usize umugabo mu buriri umusigende ese baza umugabo wawe mbyuke cyangwa ndacyakenewe mu buriri uri kumva kirazira kugira ngo ubyuke umugabo wawe umyore none se reka mubwire umusigiye iki mu buriri umusigiye telefone akomeze kuri chat wowe niba ukanguse cyakoze akantu kamwe byuka utegura akantu aza gushyira mu nda urumva nurangiza umaze kugategura ubona hakiri amasaha yo kujya kwazi n'ibiki subira mu buriri genda mu buriri usanga umugabo wawe niba ari kuganira muganire niba ari nayo mabanga niba ari no kurwubaka mu rwubake nurangiza ubaza umugabo wamubaza ati ese she byashoboka ko mva mu buriri umubaze before yuko ugira ute ubyuka uri kumva nakwemerera urava mu buriri nabyanga muryame kuko aracyagukeneye ni hahandi usanga umugabo umutaye mu buriri urabyutse ugiye mu byawe noneho ubucucu nta nubwo ugiye kumutegura basi ngo umutaye ugiye kumutegurira byose ibyo bindi bikozwe n'umukozi wowe wicaye gutya uri kuri chat eske niba wenda uvuye mu buriri akigukeneye akaba agiye mu kazi mu mutwe harimo umugore wanyu namushakaga none mu kazi ari buhuriye n'abandi bantu bro reka nkubwire mu kazi arahura n'agakobwa abakobwa turi babi kagende kajye kamwipitapita mu mutwe harimo ko umugore we nyine atanyuzwe yimereye nabi nikamukora mu bwanwa umugabo areta asinzira urumva ita ku mugabo mubaze mbyuke simbyuke umenye ko wamuhagije wamugaburiye yahaze ubone kubyuka ugende urumva niba ari n'akazi ugiyemo kajyemo umaze kumenya ko umugabo wawe yariye reka mvuge ibiryo avuga ngo ugiye kumutegura icyo cyayi n'iki niwabo yarakiryaga yarakinywaga ibyo biryo ngo imiceri biki yarabiryaga muha ibiryo byiwe ahage uve mu buriri agende uri kumva akandi so amaze kugenda wiriwe mu rugo agusize mu gitondo agusize wenda tuvuge mu ikanzu nk'iyi namara kugusigamo ugiye mu gikoni ugiye guteka ugiye kumutunganyiriza ibintu ari bufungure saa sita urabitunganyije saa sita araza arasanga ijashi imeze gutya icyokere cyamanutse ibiki uri kumutegurira urasa nk'amayibobo urumva mani saa sita banza witunganyire isa neza hita ujya muri dushe wiryoha ku kanzu kawe niba ari n'akakandi ukambare umere neza aze kurya ibintu bitunganyije ubanza umubaze ese be urajya mu kazi none amasaha yo kujya ku kazi uragenda hari igihe ushobora kugira ngo arahita asubira mu kazi kandi undi afite nk'amasaha abiri yo kuruhuka twumvikane namara kurya banza ureke umugabo wawe uba umuretse uri kunyumva agiye kuruhuka wikwicara uri kunyumva neza wikwicara hehe wikwicara muri salo ubonye yinjiye mu cyumba ese umugabo mumaze kurya wise ubona yinjiye mu cyumba wowe ugumye muri salo kugira ute niba uzi ko agiye mu cyumba nakubwira ko nisingwa akanya ko kuruhuka no kwitekerezaho musange umenye ngo yinjiye mu cyumba gukora iki nubona aryamye muryamira iruhande wenda munaganire gusa uri kumva munaganire cyangwa niba nakeneye waki n'iki yamuhereze ajye kuko nugira wibye ngo nigiye muri chat nifite ibindi bintu bro aje kuryama kuko agukeneye ararangiza kubyuka aho ngaho asubire mu kazi nasubira mu kazi n'ukuntu wanze kumuryamisha ya masaha yo kuruhuka
reka mu mutware ararangiza akazifatira icyana aho ngaho yimanukira aze mu rugo avuga ati n'ubundi umugore se ndamusanga kuri telefone ntabwo ari bunyiteho bro umugore wawe saa sita amaze kurya umugabo wawe ukabona agiye mu cyumba mukurikire niba ari ukuruhuka muruhukane iyo telefone yawe undi mwanya uraza kuyifata ariko mu gihe uri kumwe n'umugabo wawe wibitse niyo waba ukora uburofa bwose umugabo ntazatekereza ko umuca inyuma umugabo ntazatekereza kugira gute kuko umwitaho bishoboka uri kumva none mwishe fone nishaka ibirimo amabanga ese undi uranyigeza fone gute imyaka ingahe man niyo mpamvu nkubwira ngo uko bucye ngiye umugabo wanjye uko bwacya niko noneho hajya abona ibintu byiza kurushaho urumva mu gihe aje abona ahubwo wazanye kandi gashya wa wundi najya kugakora asange umugore wanjye yakora ntutume aza gushidukira ibyo hanze kuko byose urabimukorera urumva akantu basigaye bavuga ngo kabunganizi nanze tukavuga muri rya sena ryakubari ariko basigaye barakabatije n'inze n'amabunganizi cyangwa se n'ubwoko bw'icyabapfubuzi iyo cyumva bapfubuze ndabyumva abantu bipfubura byagenze gute hari uko bapfubye none tutetse inkono nishye tuvuge wenda urayitetse amakara abaye make atetse ku mbabura usanze byanze gushya uratereka aho ngaho se cyangwa urakirya wumve cyapfubye urajya gushakisha niba ari icyo kijumba cyaba cyapfubye wanajya guhiga amakara aho uyabona yo hose uzushyire ku mbabura uteke cya kijumba gipfubure gishye neza ukirye gihiye wumva wakwifuza bikubayeho none si ubwo ubundi ugiye kumfubya ute ko ari urugero nguhaye umfubije gute natwe tubigiramo uruhare uzi impamvu tubigiramo uruhare niba umugabo mugiye muri icyo gikorwa urumva mukakijyamo umugabo ameze gute niwe uri kubigiramo uruhare cyane wowe uraho uratuje urumva uri kubigiramo uruhare urumva niba umugabo akoze ikamuga ati tujye dukora n'ibintu tunaganira nibwo ibintu biryoha bikamera neza nituganira hakuga ati kuko ni umugabo wawe cyangwa undi n'umushire wawe ukamuga ati shabe aho ngaho oya aho wapi nta kintu ndi kumva urumva cyangwa ugatumga ati bi aho noneho ni wane urumva ukabimubwira nyine mugakora ibyo muri mukagikora muri kuganira aho ngaho uzapfa gute nubona wenda bigiye kwangada yenda kugera aho umugabo akubwira ati ndarushye ijijishe mufashe mu ruhuri wamuruhuye nibona imbaraga zitangiye gushira ruhura umugabo wawe ni igikorwa mwese mwisangamo mugikorana mwishimye mumeze neza wituma umugabo avunika muruhure mufatanye rero ko urugendo mutazarurangiza neza Titi urakoze reka dusoze tugarukire noneho tubazo wenda twamatsiko umuntu yakubaza ubuzima bw'igihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi turi muri gahunda yo kwitegura gutora umukuru w'igihugu n'abadepite muri rusange ubuzima bw'igihugu nk'u Rwanda ubona gute ubona bimeze gute u Rwanda rumeze rute u Rwanda ahubwo se uvuga u Rwanda ivugiye ngo paradizo yacu ubu turi muri paradizo hari utabibona ese reka ukiri aho ngaho ubundi ubu ko abantu biyamamaza sibyo ubu kweri ni iki kintu uwo muyobozi wundi tugiye gutora udatoye perezida urumva tuvuge wenda Kagame uramuretse n'umutoye ngambwira wajya gutora uwo wundi ni iki kintu yakora perezida atakoze ibishya takora nibihise ese nibiyamamaza ukavuga ibyo bazakora barango bazagira ngo sinzi numvishe ngo azahindura ngo ikipe y'igihugu n'ibiki n'ibiki ngo azahindura izina ikipe y'igihugu none se mu cyisi urumva ikipe nijye mu cyisi tubivuge wenda ikipe arayikoze umva se arayikoze ibaye fresh banza umve gato iyo nuza oya simbogame iyo kipe y'igihugu arayikoze anayitayeho yonyine iragiye igeze mu gikombe cy'isi mu biki niga hama abaturage nta mazi nta muriro nta biryo nta biki ari kwibanda ku mupira ariko uzarebe perezida ikintu kimwe yadukoreye kandi cyiza
iyo umuntu uza nubwo bashobora gutsindwa nta cyo batakoze. Ibibuga byiza arabyubakishije kugira ngo abo bakinnyi babone aho bakinira. Urumva? Nibyo ndi kukubwira. Urayibona inyubako zihari. Imihanda irakoze, nta vumbi. Abana baranywa amata. Uri kumva? Imfubyi sinakubwira baragemura mu bigo by'imfubyi barabashyira abantu benshi. Ntago bataka inzara kugira ngo usange hari inzara. Mbese igihugu ubumwe bwaraje, umutekano ni wose. Urumva? Nta macyakubiri, nta biki, nyine igihugu kimeze neza. Ku buryo ushobora kugenda ukavuga niyo yaba saa 7 z'ijoro ukagenda mu muhanda umeze neza uvuga ati umutekano hari nta kintu ndi bube. Urumva? Urakoze titi. Akabazo kanjye udafite ufashe umuyobozi wajyaye genda cyane do aha ni umagazi. Nubuhe mu w'igitsina gore ufata nk'ikitegerezo mu Rwanda ukunda ko uyu muntu w'umudamu cyangwa se niba ari umukobwa ndamukunda ufata ikitegerezo oya uzi umuntu nkunda si mu bintu byose ngiye umuntu nkunda mvuga ati uyu nguyu kabisa nkunda Mutesi Jolly ndamukunda cyane. Uzi impamvu mukunda? Ni umuntu utarya indimi, nyine ni umuntu umeze gutya, avuga ikintu umwange umukunde, icyo abonye ko kitari ngombwa aravuga ati iki si cyo, unkunda unyange ntibindeba kuko nunonze. Urumva? Ariko ntuzakora amakosa ndeba. Kandi ikindi ahagararira abakobwa, mani ahagararira abagore, agatuma umugore nyine natwe twiyumvamo icyizere, kuko yigirira icyizere natwe kadutera za mbaraga zo kugira ngo twigirire icyizere. Niyo mpamvu mukunda. Yes, urakoze titi. Ngira ngo wenda hari nawe wagira message utanga kugira ngo dusoze ikiganiro, niba hari ubutumwa wenda waha abakobwa cyangwa se n'abandi bantu muri rusange. Oya, ubutumwa bwa mbere ni muze twitorera umuyobozi wacu dukunda, nta wundi. Ndi ku gipfunsi ishyaka ni rya NFPR, aho sinahava. Umuyobozi watuvanye aha namwe ibikorwa birigaragaza, singiye kuvuga kuko nta munyarwanda utavuga ngo yemagaze hano, kuko byakoze ni byinshi. Mureke tumutore twese. Noneho ntibikiri kuvuga ngo kuko ndi hanze ngo ndava hanze nze mu Rwanda nze gutora. Oya, uremerewe gutorera ahantu uri, ugatora umuntu wishimiye. Ikindi mbabwira ni mureke dufatanye twese situvuga ngo kuko tumutoye tubimurekera ibintu byose, dufatanye twese, kuko yarivugiye ubwe aravuga ngo ngewe nyoboye iki ndi intare, sibyo? Kandi yoboye izindi ntare. Reka tubatutube intare. Turagushimiye cyane, dushimiye n'abakurikiye ikiganiro mwese. Twongera kugutumiriza ngaruka. Baba ahazi cyamaze kwa mu rugo. Iyi ni umuryango. Urakoze cyane rero. Ahubwo tubwira abantu batari gukora subscribe, mukore subscribe, turabinginze. Mukore subscribe, mudukoreshe mu sharing ibiganiro byacu, mukande like. Ikindi muduhe commentaire, kuko commentaire zanyu ziduha umurava kugira ngo tumenye ikindi tuzakora. Kandi ubaye ufite ikibazo mfiteho jya muri commentaire cyandike, uraza kubona nimero zirahari, uyisabe kuko haba hariho nimero, iyo nimero y'akazi, sibyo? Uramuvugisha ukamubwira icyo ushaka nawe arakumva. Ikindi please mukore subscribe.